dukoraniye ahangaha kuri buri munsi kubw'izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Bana b'Imana, nimuhumure nimukomere, ibirori bya Noheli byahumuye, igihe kiregereje, uwo n'Uhoraho bivuze, igihe cy'umukiro cyo kudutabara. Dore amasomo adufasha kwakira Mesiya. None kuri wa gatandatu w'icyumweru cya gatatu cya Adventi, tariki 18 Ukuboza 2021, isomo ryamenye mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya, umutwe wa 23 umurongo wa 5 kugeza ku wa 8. Igihe kiregereje, uwo n'Uhoraho bivuze, maze nzagoborere Dawudi umumero, umwuzukuru w'indahemuka. Azaza ari umwami ufite ubushishozi kandi uharanira ubutabera n'ubutungane mu gihugu. Ku ngoma ye Yuda izarokorwa, maze Isiraheli iture mu mutekano. Izina azitwa Niri. Uhoraho niwe ubutabera bwacu. Ni koko igihe kiregereje, uwo n'Uhoraho bivuze, maze woye kuzongera kuvuga ngo Uhoraho ni nyir'ubuzima, uwo yakuye Abayisiraheli mu gihugu cya Misiri, ahubwo bagira bati Uhoraho ni nyir'ubuzima, uwo wakuye urubyaro rw'Abayisiraheli mu gihugu cyo mu majyaruguru no mu bindi byose yari yabatatanyirijemo, kugira ngo abatuze ku butaka bwabo. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ya 72. Ubutabera buzasagamba n'amahoro asesure. Mana, umwami umwegura ubucamanza bwawe, uwo mwana w'umwami mutoza ubutabera bwawe, acira umuryango wawe imanza ziboneye kandi arengere n'ingorwa zawe. Azarokorwa ingorwa zitakamba n'indushyi zitagira kirengera. Azagirira ibambe ingorwa n'utishoboye, aramire ubuzima bwabo. Haragasingizwa Uhoraho Imana ya Isiraheli, wowe wenyine ukora ibitangaza. Izina rye ry'ikuzo riragasingizwa ubuziraherezo, ikuzo rye rigasakara ku isi hose. Amen, amen. Ubutabera buzasagamba n'amahoro asesure. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Matayo, umutwe wa 1 umurongo 18 kugeza ku 24. Dore uko Yesu Kristo yavutse. Nyina Mariya yari yasabwe na Yosefu. Mu gihe batarabana, aza gusaminda ku bubasha bwa Roho Mutagatifu. Yosefu umugabo we wari intungane kandi utashaka kumuteza urubwa, yigira inama yo kumusezerera rwihishwa. Igihe yari akirizirikana, umumarayika wa Nyagasani amubonekera mu nzozi, aramubwira ati Yosefu mwana wa Dawudi, witinya kuzana umugeni wawe Mariya, kuko yasamye ku bubasha bwa Roho Mutagatifu. Azabyara umwana uzamwite Yesu, kuko ari uzakiza umuryango w'ibyaha byawo. Ibyo byose ariko byabereye kugira ngo huzwe ibyo Nyagasani yavugishije umuhanuzi ati dore umukobwa w'isugi yagiye gusama inda, maze azabyara umuhungu, nuko bazamwite Emanueli, ari byo kuvuga ngo Imana turi kumwe. Yosefu akangutse abigenza uko umumarayika wa Nyagasani yamutegetse, nuko azana umugeni we. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bana b'Imana, twishime tunezerwe, igihe cy'umukiro kiregereje, umucunguzi ari hafi, Mesiya ari hafi. Amasomo y'uyu munsi aradushyira ku irembo rya Noheli, mu mvugo y'iki gihe muri mudu ya Noheli. Burya umusore n'umukobwa bamaze kurushinga, bamaze gushyingirwa, basigara bategereje impano y'Imana, umwana uzavuka, kandi Imana ikabikora. Muri aya masomo turazirikana ku ngingo iryoshye cyane yo gutandagaza abandi, kudashyira abandi ku karubanda, kudasebya abandi. Ngezehe n'umunwa uva. Hari abantu benshi bagira umuntu uva, ivuze radiyo runwa, umuntu uva ababyeyi. Aya masomo atagatifu aradufasha kuzirikana ku mpano ya Yosefu na Bikira Mariya mu mugambi w'Imana wo gucungura abantu. Turaza gutinda cyane kuri Yosefu, sa personnalité, uburyo yahamagawe n'uburyo yasoje ubutumwa bwo kwakira Mesiya Yesu. Mu isomo rya mbere, Uhoraho nyir'ubuzima aratwibutsa ko igihe cy'ubucunguzi cyegereje, ko yemeje kuza kudutabara nk'umuryango we, ubwo ivugishije umuhanuzi Yeremiya iti nzagoborera Dawudi umumero, umwuzukuru w'indahemuka, azaza ari umwana ufite ubushishozi kandi uharanira ubutabera n'ubutungane mu gihugu. Amen. Aho ndi hakaba hari amahoro n'ubutabera. Umumero kwa Dawudi. Umuririmbyi wa Zaburi nawe uyu munsi yahumuriwe n'amazi y'umucunguzi uzavuka kwa Dawudi, ubwo yagize ati ubutabera buzasagamba n'amahoro asesure. Amen. Aho ni hehe? Aho Yesu Kristo yageze, amahoro arahumura, kuko abazanye nyina amahoro, Yesu umwana wa Dawudi. Iri zina Dawudi tumaze kumva mu isomo rya mbere ryakoreshejwe kandi mu Ivanjili n'umumarayika. Yosefu mwana wa Dawudi. Umumarayika tumwe n'Imana ati Yosefu mwana wa Dawudi. Iyi Ivanjili yineyemo ibintu bitatu by'ingenzi. Icyambere, ubutasamanye icyaha bwa Bikira Mariya, la conception virginale de la Vierge Marie.
ubutumwa bw'umucunguzi bukubiye muri iri zina ahawe, ndetse icya gatatu ni ukuzuzwa k'ubuhanuzi bw'umuhanuzi Izayi, ukuvuka kwa Emmanuel, Imana turi kumwe. Gutya Yezu ni umwana wa Dawudi, akaba n'umwana w'Imana. Yozefu na Bikira Mariya biteguraga gushinga urugo nk'abandi bayahudi bose. Abasore n'abakobwa murabizi, mutekereze ukuntu iki gihe cyo kurambagiza kiba gishyushye kandi kiryoshye, ngo akaryoshye ntigahora mu itama. Muzirikane cyane ibihe bya kera, mu gihe cya fiançailles ya kera, buri wese yabaga afitiye amatsiko undi, naho ureka ubu aho kugira ngo wemere kurambagiza undi babanza kuryamana. Nzagusaba ari uko uzuza nawe, tuzabana ari uko twabanje kuryamana, ngo ubukwe bubisi babyeyi. Nuko muri iki gihe iyo bagiye gushyingirwa, hari benshi twifata ku munwa, isoni zikadukora, bamwe bakagenda bakebaguza kuko nyine umukobwa wabo yagiye atwite. Ababyeyi bamwe bagahasebera, abandi bari kuryana inzara hagati aho, bibaza impamvu yapfutse mu mutwe ngo yakwitwikure hakiri kare, ko n'ubundi ari kubeshya, ari gushushanya abantu ngo ni isugi. Ngiye imibaro y'imbere abantu bagiye gushyingirwa akenshi basigaye bitera. Nivugiraga iby'ubu muri Ivanjiri harimo imigenzo myinshi yaranze Yozefu na Bikira Mariya, ariko reka tuzirikane ku migenzo ibiri y'ibanze yaranze Yozefu. Kumvira bizamutera kwifata, ubudahemuka, ndetse icya kabiri no kubika ibanga. Reka duhere ku cya mbere, kumvira. Kumva biganisha kumva, kwa kumvira biruta ibitambo n'amaturo. Mu Gifaransa baravuga ngo tujye twitonda ijoro, la nuit porte conseil. Hari igihe twagira ngo ni ukurota, ari kurota mu nzozi, nyamara bishushanya la disponibilité à Dieu. Uko niko Imana yamubwiraga nyine, yari yiteguye nyine kwakira Imana oraison muri iri sengesho, akumvira Imana, akumva icyo Imana imubwira. Hari ujya kuryama, hari imyanzuro yakunaniye kuyifata, rimwe na rimwe ukaza kubirota. Wabyukana hari ugira Imana ukabyukana ibisubizo. Burya ni ikimenyetso cy'uko Imana iturinda, iduha abamarayika babinzi batubwiriza baturinda, ukabyukana ibisubizo. Yozefu na nk'uko abizirikanye, yaryamye ari kuzirikana kuri uwo mwanzuro wo gusezerera Bikira Mariya mu ibanga rwihishwa. Marayika rero aramusuye mu ijoro mu nzozi, bitumye Yozefu ahindura umushinga we wose w'ubuzima, kubera ko ariko Imana yabishatse, gukora ugushaka kw'Imana. Bakristo bavandimwe, ntawiha umuhamagaro, ntawihamagara. Ushobora kuba wakwifuza gushinga urugo ntibigushobokere, ushobora no kwifuza kwiha Imana ukabiharanira, ariko ntibigushobokere, kubera ko nyine Imana niyo iguhitiramo. Ni Imana ishaka ko uzamera, ntabwo ari wowe uhitiramo ko uzamera. Nubwo nawe wabigiramo uruhare, ariko ni Imana iguhamagara mbere ya byose. Nuko nawe ukitaba, kandi ukitaba aho yaguhamagaye. Muri uyu muhamagaro mushya wa Yozefu, yari yariteguriye nyine gushinga urugo, kubyara, ajya gushinga ibintu bibiri by'ingirakamaro: kuzana Mariya no kwita umwana izina. Umuco w'Abayahudi ku bw'iyi mirimo ibiri ahawe, ahindutse umubyeyi ku buryo bwemewe n'amategeko, umubyeyi ndengakamere. Ndetse twibuke kandi ko umuco w'Abayahudi, iyo umukobwa yasambanaga bibi cyane, noneho umwaku agatwara nk'ikinyendaro, bamuteraga amabuye mpaka apfuye. Birumvikana ko na Bikira Mariya, usibye Imana yahabaye igakinga akaboko, byari bigoreye gusobanurira Abayahudi ko ari utwita Imana. Bicyama akajya kwitangaza ati ninjye utwaye Yezu, ninjye utwaye Imana, abibwira ndetse bataramwica. Na niyo mpamvu Imana mu bushishozi bwayo ikandiye kwa Yozefu umuntu w'intungane, kuko imwizeyeho ubuseriye yari yaranamuteguye. Ni koko kumvira kwa Yozefu se ariske, nibyo intungane koko, ni impano y'Imana kumvira. Ntawe kwiyemera ngo yabyishoboza. Bagabo ngaho namwe nimumbwire, ninde umugore yacikwa akaba yamuca inyuma akongera kumwakira, cyangwa yabyara umwana ku ruhande? Ndavuga umugore, wowe mugabo ukemera kwakira uwo mwana, ukemera no kumurera, aho wowe ntuzamuhungeta. Ninde mubyeyi wakwemera kurera umwana utari uwe, akamufasha, akamuhira amashuri, yewe akazanamushyingira? Bene abo babyeyi bisunga Yozefu bariho kandi barahirwa, n'abanyamugisha pe. Kurera umwana utabyaye kubw'amaraso, ukamwitaho neza, ukamwambika, ukamugaburira, ukamubera umubyeyi nka Yozefu, umubyeyi w'indengakamere, uyu ni umugisha w'ikirenga. Paternité spirituelle, maternité spirituelle. Ni koko Kristo bavandimwe, uburere buruta ubuvuke. Kurerera Imana ni ishema rikomeye. Ahangaha rero Yozefu agatwigisha kudafunga umutwe. Hari abantu bafunga bagafungana n'Imana umutwe. Ibaze nawe, korohera Imana, être disponible à Dieu, kwemera kuba igikoresho cy'Imana ngo tugire umuyoboro w'umukiro wayo. Icya kabiri twazirikana kuri Yozefu nk'umugezi wamuranze ni ibanga, le secret. Bajya bavuga bati ibanga ni irya babiri, iyo hajemo uwa gatatu rirameneka, rirasenyuka, rijya hanze. Mu gihe fiançailles zarimo zishyushye bitegura kubana Yozefu na Bikira Mariya,
akamwanya Yosefu na Bikira Mariya bahindura umuhamagaro kubyara Imana. Birashoboka ko nubwo batabitubwira, kubera ko Mariya bakundanaga na Yosefu, baganiraga byose pe nk'abafiyanse beza, bataryarya batabeshyana. Birashoboka ko Mariya gusama Bikira Mariya ko yabwiye umukunzi w'ibyamubayeho ko yasamye. Bishoboka ko atashobora kubisobanurira Yosefu ko bikwiye. Birashoboka ko Yosefu inkuru itamunyuze, ariko kubera imico ye myiza, ubutungane budahemuka, intungane kandi udateza abantu urubwa, udasebya abandi, yigira inama ku musezero rwihishwa uyu mugenzo kuko n'uw'intungane koko ntawabyishoboza. Aho gutaranga Mariya, Yosefu ahisemo kubikora mu ibanga. Muri iyi minsi babyeyi ikintu bita kubika ibanga kigenda gikendera mu ngo nyinshi, mu bantu benshi. Hari abantu benshi badukanye iminwa miremire ivuzi, abandi bafite iminwa iva, abandi bifitemo radiyo runwa, ukwiza ibihuha, guhera mu gitondo utonda amafuti y'abandi ukagera ku mugoroba ukiri gutonda no gutondagura, ukabacira n'imanza yewe zibafungisha kandi ari amahugu. Twakwibaza tuti kuki Yosefu yari afite ibimenyetso byose kuri Bikira Mariya? Reka tuvuge ku buhemu Bikira Mariya agaragaje, ariko Yosefu akaba ataramushyize hanze. Ibaze nanjye nibaze ngo umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, umujera umwe w'uruganda yangaga cyane y'urunuka umukozi umwe wo muri uruganda. Umukozi yari umukobwa, niba jera yari umugabo n'umukozi akaba umukobwa, ubwo bapfaga iki? Ubwo rero intandaro ikaba ari uko uyu mujera yamusabaga ko baryamana kugira ngo amwongere n'umushahara, uyu mukozi akamwangira. Nuko uyu mujera akajya ashakisha ibimenyetso byose ngo azamwirukane ngo kibe kijya habona. Nuko buri gakosa kose uyu mukozi akoze, yewe yaba ari na gatoya, uyu jera agafata ikaramu akagenda abyandika ku rupapuro, liste akayuzuza kugira ngo azarundanye. Ariko bigera iki gihe ataranyurwa, kuko nta kosa nyine rikomeye yari yagafatiyemo uyu mukozi, ubundi amuteza abakuru bahita bamwirukana. Kandi byumvikana ikosa ryo kuryamana ntiyari kurishyira kuri rwa rutonde, hato nyine ataza guseba ari we. Urumva ntibyanavugika umujera asaba umukozi we ngo baryamane. Nuko umunsi w'akazi uragera, wa mujera azindutse ku kazi asanga wa mukozi w'umukobwa ataraza. Isaha z'akazi zagera ataraza, umunsi urashira ataraza. Birumvikana wa mujera yari yatangiye kwandika za demande nyinshi sinakubwira. Uyu mukozi murumva yagize amakosa menshi, yagize gukerererwa, none aranasibye. Aya makosa abiri byibuze y'inguto. None ikosa rya gatatu ntiyanavuze naho agiye, ntiyasabye uruhushya, yasibye nta mpamvu nyine. Noneho irindi kosa rurangiza, jera yaramuhamagaye akumva telefone ntiriho. Iminsi 3 yose amuhamagara telefone itariho. Kandi koko ibirego birenze 4 ntawe utabona ko byari bifite ishingiro. Nuko mu ijoro rimwe ubwo uyu mujera yari yateguye neza ku rupapuro ibyo birego byose ko ari 4 ndetse n'ibindi byinshi n'utundi dukosa, uwo mukobwa yagiye amufatiramo urwandiko nyine rwo kumwirukana. Jera rutegura, ubwo bwari buke mu gitondo arushyira umuyobozi mukuru nko kumenyesha ababyeyi, kwirukanisha umunyamafuta utakazi akajya kubungera. Nuko mu gitondo abyutse ajyanye nyine rwa rupapuro rwo kwirukanisha umukozi, ahura n'uwo mukobwa acigatiye umwana wo kwa Jera mu maboko. Nuko wa mukobwa abwira Jera ati, wa munsi umwana mwamuhereje ku ishuri, ageze mu nzira baramugonga kandi umugonza ahita yiruka, ntibamumenye. Nuko ngiye kureba mbona ari umwana wacu, mbita mujyana kwa muganga. Birumvikana nta mafaranga nari mfite, nahise nitabaza telefone nari mfite ndayigurisha, ntangiye byari bikenewe byose kugira ngo umwana wacu avurwe. Uburare ibikomere bitangiye gukira. None nibwo badusezerera uyu munsi wa none. Mubyeyi uri uyu mujera, uru rupapuro ruriho aya makosa warukunja, warujugunya, warutwika, wakomeza ukarufata mu biganza byawe urushyiriye mbose mukuru, wabigenza ute? Usibye gupfuka mugasaba imbabazi uyu mukozi, wagize se ngo nubwo igipimo gipima igisebo gitapfa kuboneka, naho ubundi ahangaho uba warabuye, uba wasebye. Ngiki kimwaro, ngize isoni nguko guseba ababyeyi. Ese mu Kristo ko turi mu isi, wowe ntibirakubaho ko umuntu akurenganya, noneho bwacya mu gitondo ukaba ufite n'ingingo z'urubanza zakurenganura zikakurengera, kandi wananditse neza kuri buze kumushyira ku rubuga, ukamuhombora, ukamusebya, ukamunobagura, ukamuhomborera ku rubuga, kumugaragara izuba riva, kukarora bose. Nuko haryama mu ijoro la n'importe conseil, bukaza gucya warangije kubona igisubizo ko nyine nta muntu muzima utaranga undi, ushyira undi ku karubanda. Usibye umusazi n'umwana niwe bashyira abandi ku karubanda. Burya babandi bagira ivuzi, kabone n'ubwo waba ufite gihamya mubyeyi, umuntu ufite ubwenge, ukaba ufite ibimenyetso simusiga,
wabwirwa n'iki niba ibyo ubona ko ari ibyaha, izo justification zawe, ayo makosa atari ko Imana yibibona? Yosefu twumvise ashobora guhita asezera Bikira Mariya kandi bikaba, kandi akaba yanasabye n'inkwano ye bakayimusubiza, mbese akaba yamushyira ku karubanda kuko yari afite ibimenyetso bigaragara bifatika. Ariko yibaze nawe ntabyo yakoze. Ni ukubera iki? Ni ukuvugirwa mu Imana, etre disponible à Dieu, gukoreshwa n'Imana, kureka Imana ikambwiriza mu ijoro mu nzozi, aho ngakoreshwa n'Imana, bityo nkaza guhindura ibyemezo bibi nari narafashe, imigambi bibi nari narafatiye abandi, ko nzabahombora. Byaba bibabaje. Nk'uko Yosefu byamugiremo umugisha wo kurerera Imana, natwe rero bakristo bavandimwe dusaba inema kudataranga abandi, kabone ubwo twaba tuzi amafuti yabo atari uguhishira icyaha, ahubwo kuzirikana ko nawe uri umunyabyaha. None ni njyewe, ejo ni wowe, burya ntawe utagwa, icyo turushanwa ni ukubyuka. Ese muvandi, uramutse utaranze mugenzi wawe ukamwirukana nk'uyu mujera tumaze kumva, kandi ari wowe uri ukubereye mu kibazo, uguhekeye umwana, uri gukemura ibibazo byawe, uri kuvuza umwana wawe, uri kwita ku bawo mu rugo, ibi byose bikaba byari mu mugambi w'Imana, naho undi ngo yasige yakererewe, ngo yafunze umutwe, ubwo akarimi karekare kagatuma ushaka kuburiza mu mugambi w'Imana, ukaba witesheje amahirwe nawe. Kandi byaba Yosefu mutagatifu, mugabo Bikira Mariya, udusabire kumvira no kubika ibanga ry'umukiro w'ingoma y'ijuru. Amen. Mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu. Yosefu mugabo wa Mariya, wowe